biratangaje nagiye ahantu twayaga dukina tennis abantu bamwe hano barabizi kera hashize turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduha ariko haza kobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi kumwe bose abanyuramo ntabwo ariko sewe turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira natwe ntacyo yaduhaye twese tuviriyemo aho ari aho yindi ubu koko mwumva ariko se mwe ariko nuko ari benshi rero basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata akagenda akabura ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye ariko bababwiye gushyiramo amata akabura n'amata yabuze ntibakubwiye so niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata bitubamo murabizi ahantu hose ubwo si byo ni rubyiruko nyabakiri umeze rutyo oya n'imigendere ukuntu bagenda yikurura ariko urubyiruko rukura ruri aho ya resilience navugaga se tuzayivana he muri aho muri urubyiruko ibi asanga ngo ni ubuzima usanga maze ibiyobyabwenge by the way ndabishyira hamwe byose ni inzoga n'ibindi bikomeye ntiriwe mvuga muzi ariko rikajya mbivuga imwe ntimujya mubivugamo aho bibera ishyano bijya muri benshi ariko ntawe ubivuga hari ikiyobyabwenge cy'inzoga hari ikiyobyabwenge kindi bijya mu mutwe gusa bikaba ibi ni ibiki bitabi n'ibi drugs
ya numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike ndababwira kandi ibintu byamamaye bifite bamwe mwabyigiye hano abandi mwabivanye hanze bigendera hasi biranyerera ntabwo bijya biboneka ariko ibyo uko abihisha kose abo birimo hazagira uko bigaragara byanze bikunze ariko uko bigaragara kwa mbere nimwe byangiza ubirimo mbere na mbere yuko bikangiza na communities muri rusange ariko biroroshye kubitsinda kwa mbere ni ukutabigira imvugo ni ukutabigira ibiganiro ni ukutabigira ibintu by'igitangaza abantu bakwiriye kuba bakora kutabyemera ariko n'impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi ni uko ubikora arabihisha ikintu uhisha kubera iki uzi ko ari kibi ikibi sura gikora iki rwose ndababwiye nabonye mwacecetse mwese nk'aho mubizi ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa ni uko zajya mpora mbibibutsa ariko ubwo namwe muzageraho mwibwire icyo mbivugira ni iki urubyiruko tubatezeho bya bindi nabanjirijeho nimwe mwakiza u Rwanda rw'ejo uko tugenda dusimbura keretse niyo iyo mission mutayishaka it's a different matter niba mwe mutabishaka mwaravuze okay ndetse hari aho mwageragera ngo urubanza kubababyaye ngo ariko se ubundi ndi hano ubundi mwashyize hano kubera iki ukabwira ababyeyi bawe mwambyariye icyo ariko ibi ntabwo ari urahari ibyo ari byo byose baravuze ugomba gukora effort yo kuba muzima not just for yourself ariko no ku bandi kuba muzima bikagira n'inyungu ku bandi bitari wowe gusa icyo tubatezeho urubyiruko mwebwe mu bishya u Rwanda rwifuza yamumva ibintu bavuga bya innovation murayumva iravuga buri munsi innovation irimo abantu bameze neza bafite ubuzima bwiza bafite ubumenyi bafite gushaka igera kure irafasha yubaka abantu yubaka igihugu u Rwanda nicyo twifuza ikindi ni commitment ugomba kugira ikintu cyawe igihugu cyawe aho ukomoka reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntibiba bikigaragara